we Yesu reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari tumaje gusiga Siya. Ubwo umugabo nyine cyangwa se Samu agiye kuba yamwiyereka, dore yari Samu wari wihishe inyuma yuko nguko dore umukobwa niko yahise akubitwa n'inkubago mu kantu. Dore ubwo yari yizeye cyangwa se uwo yari azi ko nyine atahemuka, dore n'ubundi yasanze ari byo, cyangwa se uwo yari arimo aranakeka n'ubundi yasanze ari we atangira kuba yavuga ati Samu we, kumbi ni wowe. Umukobwa byaramutunguye, kureba atangira kuba yavuga turiya wundi se we ninde muri kumwe. Gukuramo dore nuko nguko undi yahise nawe yikuramo, yatangiye kuba yavuga ati mwembe muraziranye cyangwa mwembe murakorana. Yasanze nyine Rayani n'ubundi ibari basanzwe bakorana, ubwo Rayani niko yatangiye kuba yaza yigira Samu gake gake arimo aramubwira ati noneho uri umunyabwenge, uri umuhatari, noneho ni wowe ugiye kuba wabirangiza. Ibirangize kora feri, ikora feri. Ubwo niko yamubwiye ati nyine birangize, ikora feri, ikora feri. Ubwo niko yamubwiye ati nawe birangize. Ubwo nuko nguko nyine undi yahise amubwira ati ndekura, ndekuzwa. Umwe yahise amwikunkumura amubwira ati utongera kuba wankuraho, yewe utongera no gukora kuri uno mukobwa, utagerageza kuba wamukoraho. Undi yaravuze ati wigwa ikigoryi, ibi ni ibiki, buno bugoryi urimo urakora ni bwoko ki? Rekera kuba wakora buno bugoryi. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati ibi ngibi ntabwo nakeka ko wakabikoze, ibi bintu ntabwo wakabikoze, ugomba kuba waguma umenye umeze nyine ubizi neza ko ibi byose tugomba kuba twabikora. Ubwo nuko nguko undi nawe yatangiye kuba yareba agatangira ati ratasiya, ndagira ngo nkubwire ntugire ubwoba, ibintu byose bimeze neza, njye ntabwo ndi umuntu mubi. Ubwo niko Samu nyine yatangiye kuba yavuga ati ntabwo ndi umuntu mubi, ntugire ubwoba. Undi yatangiye kuba yavuga ati gute nakwizera, gute nakwizera? Ibaze nawe ni gute wakwizera uno muntu, umuntu umeze gutya ni gute wakamwizeye? Undi yatangiye kuba yamubwira ati imyitwarire yawe irahabanye cyane, cyangwa se nyine sinamenye ukuntu nakwizera. Rero warangiza ngo ngewe ngo nkwizere ngo nta gushidikanya? Mfite gushidikanya kwishi, ntabwo nakwizera. Reka ahubwo ndimo ndibaza kubera iki bino bintu mwarimo murabikora. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabaza ati impamvu barimo barakora bino bintu. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati rero reka nze mbanze ngira ukuntu bino bintu mbigenza, ntegerejeho gakeya. Undi niko yamubwiye ati ntari bubwo yari agiye kuba yapakira imyenda. Undi aramubwira ati ntari bibanza upakira, ariko asigara yitegereza televiziyo. Ibyo bintu nanjye narabibonye, nanga kwirirwa mbyibazaho, ariko yasigaye arimo arareba televiziyo cyangwa arimo aritegereza televiziyo. Umukobwa rero yahise atangira kuba yabyibuka, agatangira ati wari uzi se ibijyanye n'iriya televiziyo iri mu nzu? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umuhungu, agatangira kuba yamubaza ati niwe wabikoze? Biriya niwe wabikoze? Ibya televiziyo banzana byari agatego. Umukobwa bari baramuteze, yatangiye kuba yavuga ati mwaranekaga, waranekaga. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabaza, arimo arabaza ati waranekaga? Undi yahise avuga ati yigo, nta kubihakana, nta guca ku ruhande, ati cyane Siya. Ariko atangira nyine kuba yamubwira ati Siya we, nyumva. Ubwo agatangira kuba yavuga ati rero ngiye ikintu ndimo ndashaka nuko nkubwira ko basi wenda unyizere, sinshaka kuba nakubabaza, ntabwo nshaka kuba nakubabaza, ariko ngewe nyine ibintu byose byo kuba nakuneka byarabaye, ariko sinshaka kuba nakubabaza. Umukobwa nyine yatangiye kuba yamubwira. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati noneho nabyumvishije, ibahoraga baneka, ibahora bandeba ibintu byose binakoraga. Undi nawe akagumya amubwira ati nyine twarakurebaga, ariko nyine ntabwo byakabaye, igutera nyine kuba utanyizera, ufite kuba wanyizera rwose. Ngewe ndasindimo ndakubwira ngo unyizere, ariko nyine wowe wakagerageje kuba wanyizera. Ubwo Samu nyine yatangiye kuba yavuga ngo bamwizere. Umukobwa niko yacanganyikiwe, hano nawe wabura ikintu ukora, cyangwa se nawe wabura ikintu wakora. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati nta yandi mahitamo nari mfite, nta yandi mahitamo nari mfite usibye kuba nakora biriya bintu, nta yandi mahitamo nari mfite. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati ndabibona. Ubwo umukobwa ntumbaza impamvu nyine arimo aremera, ariko yatangiye kuba yavuga ati guhera ubu ngubu wapi, sindimo ndabyumva hoya, wapi kubera iki? Ahubwo kubera iki bino bintu byose birimo biraba? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, agatangira ati se ni ukubera iki nyine wakomangaga urugi ku nshuro ya mbere, nyine waje kuba wakomanga urugi noneho ugashyiramo televiziyo irimo iramburira? Ibiriya bintu ni ukubera iki? Umukobwa nyine arimo aribaza impamvu biriya bintu byose byagendaga kuriya, ukuntu nyine bamuburiraga barangiza bakamubwira ngo ntabikore, barangiza nyine bagashaka ukuntu kose aza kuba yabijyamo. Undi yatangiye kuba yavuga ati bino bintu nta nago
ndimo ndabyumva neza cyangwa se ntabwo birimo birakora nyine ukuntu nabyumva. Ubwo undi yatangiye nyine kuba yavuga ati inshuro ya mbere naje kuba nakomanga, inshuro ya mbere nyine nkomanga, ubwo nibwo yatangiye kuba yavuga ati byose ibyari byatewe nuko nabonye nyine cyangwa se nari nakoze ibintu by'ubugoryi. Byose yari umutego nyine twari twateze, yari imitego y'ubugoryi twari twakoze, ariko ntabwo nyine twari turimo turagerageza kuba twakubabaza. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ibi byose niwe wabikoze. Atangira nyine kuba yabwira ngo Ryan niwe wabikoze, akavuga ati ariko nyine nta kundi kuntu byari kuba byagenda, yari yambwiye ngo nze mbikore, ibi byose niwe wabimbwiye. Undi agatangira kuba yavuga ati none kubera iki, ni ibiki byabaye nyine igihe ko byanze ugahita ujya ku muturanyi twari duturanye akaba yarapfuye, ibyo ni ibiki nyine ku muturanyi twari duturanye cyangwa se twari twegeranye we yapfuye, wambwira kuri ibyo bintu se by'uriya muturanyi? Umukobwa nicyo kintu batangiye kuba bamubwira ati se byaba byarahuriranye, imbwira byaba byarahuriranye. Umukobwa nuko nguko yarebye arareba, arimo aramubaza ati byaba byarahuriranye iby'uriya muturanyi wapfuye? Ubwo nuko nguko rero umukobwa arimo arabyibaza cyane, ariko ari kumwe n'abicanyi, ariko umwe arimo aramubwira ati gerageza unyizere. Umukobwa rero yatangiye kuba yabaza ati iby'uriya muturanyi wapfuye twari twegeranye ibyaba ari ibintu byahuriranye? Ari cyo kintu nimo ndakubaza nshaka kuba namenya, wambwira. Undi agatangira kuba yavuga ati ntabwo nigeze mbikora, ntabwo nigeze mbikora, ntabwo nigeze mbikora. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati nari mpari, ariko nyine ngewe naramuburiye, nagerageje kuba namuburira cyangwa se nyine namuburira ngo bitaza kuba byaba. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga, ariko nyine we yari landlord cyangwa se nyine ni ukuvuga ngo we yari landlord uwo mukobwa. Ubwo niko nyine harya landlord se bariya n'ubundi bishyuza cyangwa ba nyiramazu. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati rero nta kindi kintu nari kuba nakora, nta n'ikindi kintu nari mfite kuba nakora. Idurira ye ni nuko nguko arimo araseka, agatangira kuba yavuga ati narabikoze cyangwa se narabyikoreye, ni ngewe wabikoze. Umukobwa nicyo kintu nyine batangiye kuba bamubwira ati ni ngewe wabikoze. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati rero ngiye sinakubeshya, wapi njye ahubwo ntegereje kuba nakwica, ntabwo nakubeshya, njye ntegereje kuba nakwicara. Yani niko kuntu yatangiye kuba yamubwira ati ahubwo ikindi kintu kigiye kuba cyaba, ngiye kuba nakwica. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati wowe uri rwose wowe. Ubwo uyu nguyu ni kuvuga ngo niwe nyiramazu yatangiye kuba yamubwira ati landlord we, ibi bintu rero ukuntu bimeze ni byiza cyane. uno mukobwa tugomba kuba twagira, kuko yanyiciye imipangu, yatwiciye imipangu yose, rero agomba kuba yabiryozwa, agomba kuba yabibazwa. Umugabo yatangiye kuba yamureba akamubwira ati ngo iki, ibyo ngibyo urimo uratekereza ni ibiki? Dore batangira kuba batongana. Undi atangira kuba yavuga ati oya, ni wowe wambonye ndimo ndafunga urugi kwa Sara cyangwa se umuturanyi we nyine Sara bari baturanye, wowe wambonye ndimo ndafunga urugi, ariko ibyo byose urimo urashaka kuba wavuga, noneho wowe waramwishe, none ise urashaka nanjye kuba wanyica? Umugabo nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Rero atangira kuba yavuga ati ngewe naje nje kuba nareba Sara, ahubwo nakubonye umajije kuba wafunga urugi irwo kwa Sara, uyu nguyu ni inzirakarengane ushaka kuba wahohotera. Umugabo niko yatangiye nyine kuba batongana, arimo aramubwira ati rero ibyo byose none se wabuze ibitekerezo birimo birakwibutsa, wabuze ibitekerezo birimo birakwibutsa? Undi agatangira ati ibyo ngibyo ni ukuri, ibyo byose ni ukuri, ibyo byose ni ukuri, ngewe nta kindi nari kuba nakora. Yagombaga kuba yanyishyura nyine igiciro icy'ibyo bintu byose, yagombaga kuba yanyicura igiciro icy'ibyo bintu byose, kandi ngewe murabizi ngenda umwami w'isi, uyu niwe ugomba kuba yabyishyurira, uyu niwe ugomba kuba yabyishyura. Ubwo niko yatangiye nyine kuba yavuga ati iyi mburamumaro niyo igomba kuba yakishyurira ibi byose, dore umukobwa baramushaka. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati icyo ndimo ndavuga, kumwica biraba bihagije, kumwica nabwo ariko nta kintu birabimariye, ndasigara mbabaye n'ubundi niyo namwica. Wapi kubera ko iby'agaciro byose ntabwo ndaba mbigize. Ahita atangira no kuba yaseka avuga ati hahahaha, araseka. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati gute none se mwambwiriye iki ngo njye muri hoteli? Kubera iki mwambwiye ngo nze hano muri hoteli? Ni ukubera iki wambwiye ngo nze hano muri hoteli? Dore Ryan ni uko nguko arimo arareba, agatangira kuba yavuga ati ntabwo nari nzi ko uri umwicanyi, iyo mbimenya ntabwo mba naje, ntabwo nari kuba naza, iyo menya ko nyine hano hantu hari ibyago ntabwo nari kuba naje. Ubwo umukobwa arimo arabyibaza nyine,
agatangira ati ni ukubera iki bino bintu murimo murabikora, naba narakoze iki cyangwa se ni ukubera iki bino bintu murimo murabikora, nabakoreye iki, ni iki kintu nabakoze ku buryo murimo muramfata nk'inyamaswa y'agasozi. Undi yatangiye kuba yavuga ati we wigira ikibazo, ngiye ibintu byose ndaza kuba nabigukorera, ngiye nageragezaga kuba nakuburira, nicyo kintu nakoraga, nageragezaga kuba nakuburira, ariko nyine wakagerageza kuba yakwica. Umukobwa nyine batangiye kuba bamubwira ati ngiye nageragezaga kuba nakuburira, ariko Ryan nyine akagerageza kuba yakwica. Rero ikintu nakakubwira ni uko ugomba kuba wanyizera. Ubwo Sam nyine arimo arasaba ko bamwizera, agatangira kuba yavuga ati kano kari agatego kuno mushenzi, ariko ibintu byose biraza kuba byagenda neza. Undi agatangira ati wigize intwari, wigize intwari, ibintu byose twakoranye ku buryo wumva ko wakabivuze, ku buryo ibintu byose twakoranye urimo urumva ugomba kuba wabibwira uno mukobwa. Reka ntago agomba kuba yarokoka muri ino nshuro, wapi muri kano kanya ntago agomba kuba yarokoka, agomba kuba yapfa. Reka kubera ko imipangu yanjye urayangije, unyangirije imipangu. Rero umukobwa agomba kuba yapfa. Ubwo umugabo nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, ngo umukobwa agomba kuba yapfa uyu munsi. Rero ni wowe ugiye kuba wabigenderamo niba koko utabishaka, reka mbanze mbarangize mwembi. Ubwo niko yakuyemo umushyo avuga ati bombi ngagiye kuba yabarangiza. Dore ngarakura y'umushyo agatangira ati mwembi mugiye kuba mwagira ku iherezo, ku ndangiriro, ku mpera, tayari. Dore nuko yazanye umushyo. Undi niko yabibonye ahita avuga ati siya we, yewe siya, dore ngaraza yirukanka Samu, dore ngaraza kuba yakitangira, dore ngaraza kuba yakitangira. Aritangira. Undi niko yazanye icyuma tayari no mu kaboko ngo teko. Undi yahise avuga ati Samu we, dore Samu ngo baramutera umushyo, dore Samu ngo baramutera icyuma. Ibi ni ibiki mwabantu mwe? Samu bamuteye icyuma, ibintu ntabwo byoroshye. Undi niko bamuteye icyuma, dore ukuntu yahise atangira kuba yamusunika amwegezayo. Dore nuko nguko bamwegejeyo Ryan. Ryan ni umugome, kandi yari bosi w'uyu mukobwa Sia, ariko Ryan ni umucuyi, ni umugome. Ariko yabonye bidahagije, akomeza arwana nawe. Umusore nawe yirwanaho, cyangwa se Samu nawe yirwanaho. Dore ngo baratangira kuba bafatana. Niko yahise abwira ati Sia we, irukanka uva ahangaha, irukanka ugende. Dore niko nyine yamubwiye ati irukanka ugende uhamagare polisi ize hano. Dore nuko nguko nyine umugabo yahise amushota umugeri, tayari. Dore ngaramushota umugeri. Undi yaramubwiye ati genda uhamagare polisi, cyangwa se hamagara polisi muri kano kanya, ihamagara polisi zimutware. Umukobwa nawe nta kindi kintu yari kuba yakora usibye kuba yafata telefoni ngo abanze ahamagare polisi. Nyine barabura ukuntu ibintu byose bimeze. Niko yatangiye kuba yavuga ati halo ofisiye we, mudusange hano kuri Joyce Hotel, kuri floor ya 8. Hano rwose ibintu birakomeye, hari umuntu urimo aragerageza kuba yatwica. Wanga ukundi yazanye icyuma. Dore nuko nguko yaje, batangira kuba bagundagurana, bararwana. Tayari bararwana, barafatana. Undi ati ntabwo uri buncika, undi ati nanjye ntabwo ncika. Umukobwa aracyarimo aravuga ati rwose mugerageze mwihute kuko arimo arashaka kuba yatwica. Undi dore icyuma yagifatiye ku ijosi. Ubwo undi nuko nguko bagundaguranye, baragundagurana. Undi atangira kuba yavuga ati niko ibi byose ugomba kuba wabyishyurira, bino byose. Umukobwa we aracyarimo aravuga ati mubanguke, agiye kuba yatwica. Dore afite icyuma agiye kugitera uwo twari turi kumwe. Sinagerageza kuba namuhagarika, kubera ko ibintu byose agiye kuba yatwica. Mugerageze muze mudutabari. Umukobwa yahamagaye polisi, ariko undi nyine icyuma bakimufatiyeho. Ibi bintu birarangira gute? Umukobwa nuko nguko yarebye mu gakapu kiwe, hari ibyo yakuyemo, ati reka nze nkwereke. Nuko yaje arapuriza. Dore ngarapuriza mu maso. Ryan yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki bimbayeho. Dore nuko nguko Samu nawe arimo arareba, cyangwa se ahagaze. Umukobwa agatangira ati Samu we, ibintu byose biragenda neza. Ubwo agatangira kuba yavuga ati wimubabaza, kubera ko we mu kanya gatoya ugiye kuba wajya gufungwa, ushaka kuba wamwica, ariko polisi iraza kuba yazigutwari. Ibyo ni ibintu nakakubwiye, ushatse wakigendera. Polisi itari yagira ngaho. Undi agatangira ati gute watinyuka kuba wambwira ibyo bintu? Gute watinyuka kuba wambwira bino bintu? Ngiye ikintu ndimo ndashaka nuko ngomba kuba nabakorera urupfu, cyangwa se nkabakorera inzira y'urupfu.
umusore nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, agatangira ati wowe n'ubundi uri indashima. Ubwo umugabo nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, rero ngiye kuba nakiyica nta ribi, ngiye kuba nakiyica. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yavuga ati bino bintu byose bize kuba byarangira, ngiye kuba nakiyica. Umugabo ntumbaze ngo ari mu mipangu y'iki, ariko nuko nguko yaje yirukanka cyane. Tayari dore nuko yaje afata icyuma, umugabo bagiye gutera umukobwa nyine yisaza atangira kuba yakitambika. Ntumbaze niba nabwo yitambitse, dore icyuma nuko nguko nyine Ryan yagiteye umukobwa nawe areba utyo. Ryan niko yaje icyuma agiye kuba yagitera, dore undi nuko nguko yese yitambika icyuma bahita bakimutapfuna, cyangwa se icyuma bahita bagimutera. Dore icyuma nuko nguko Ryan yahise agitera Samu. Samu n'ubundi bakoranaga, ariko ngo uyu nguyu n'ubundi ntabwo bakoranaga neza. We yakoraga ibintu kugira ngo amuburire, nibyo bintu amaje kuba yabwira umukobwa. Nubwo bakoranaga nyine mu rwego rwo kuba bakica abantu, ariko nyine ngo we yageragezaga kuba yaburira umukobwa, niwe washyiragamo bya bintu byose, niwe wabitegaga cyangwa se niwe wabishyiragamo. Dore ariko mu kabaraga gakeya, dore niko nguko yise afata ndi Ryan, ariko Ryan nawe yakomeje kuba yarwana. Ubwo Ryan Tayari akagumya arwana kubita. Sam akabwira Siya ati rukanka, genda uva ahangaha, atagira ikintu kibaza kuba yagukorera. Irukanka wa mukobwa we, irukanka ava ahangaha. Umukobwa we nagabwa, nako nagasazi, nakagoryi kari aho ngaho, nagatama k'Imana. Yabuze ikintu yakora, undi barimo baramukubita, arimo aramubwira ati rukanka, ariko umukobwa we ari aho ngaho. Ubwo yagiye haramukubita, aramutimbura kugeza haciriye amaraso. Undi akamubwira ati ndekura ngendi, ndekura, ushobora kuba wandekura wakigoryiwe, ndekura wakigoryiwe. Uriya mugore koko urabona ari afite akahe gaciro? Uriya mugore koko urizera ko hari agaciro afite? Ngiye kuba namwica, ngiye kuba nawe nakwica. Uyu munsi ngiye kuba nakwica. Ubwo niko yakumukubise ngahita yica n'umukobwa. Tayari dore nuko nguko yagiyeho aramutimbura. Dore Samu nuko nguko bamutimbuye, no hasi ngo timburi, akabaraga hano karabura, ibintu byose bikabura, bamuteye icyuma. Hano hantu biba bigoye kuba warokoka. Dore nuko nguko Ryan yatangiye kuba yareba, agatangira ati none se uracyafite imipango yo kuba wacikara? Uracyafite imipangu yo kuba wacika? Ubu hano ngiye kuba nagushyira hasi, niba koko utaramuka ugiye hasi nawe, ikintu ngiye kuba nagukorera nawe nuko ugiye kuba wapfa. Dore nuko nguko yagiye kuba yamufata, cyangwa se ngo amukubite, undi yese amufata akaguru. Dore nuko Samu arimo arabwira Siya we, irukanka vanga, genda vanga. Ubwo nuko nguko arimo aramubwira ngo yirukanka agenda, ariko umukobwa ntumbaze ikintu kirimo kiratuma agazanga. Undi yatangiye kuba yavuga ati Samu we, ibintu byose biraza kuba byamera neza, abapolisi bagiye kuba baza, ibintu biramera neza. Umukobwa ari mu miteto, ari kudamarara. Yatangiye kuba yavuga ati wifate, abapolisi bagiye kuba baza. Undi baragiye baramukubita aho ngaho. Ariko dore abapolisi baratangira kuba bakimena, baje birukanka cyane, abapolisi nuko nguko baje kuba batabara. Undi cyumva aho ngaho imirindi yahise atangira kuba yavuga ati karabaye, iyo ni polisi. Dore niko yatangiye kuba yagigina, yirukanka, arirukanka. Batangiye kumubwira ati we, undi yaje yirukanka cyane avuga ati Samu we, byuka Samu, byuka. Undi niko bahise bamukacira bamubwira ati tugende. Undi ati mundeke ngende. Dore polisi nuko nguko yaje itangira kuba yareba nyine niba yaba arimo arahumeka. Ubwo baravuze ati muhamagara ambilanse. Ubwo nuko nguko umugabo nyine bamutabaye, baramutabariza, ibintu bigomba kuba byagenda neza. Tayari abandi bagatangira kuba bavuga ati uwo nguwo wundi we mumujyane kuba mwamufunga nonaha. Tayari mumwerekeze. Dore nuko nguko bajyanye Tayari. Dore nuko nguko bajyanye ingegera, bari bayifashe umwicanyi. Dore nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati Siya we, umeze neza, ntugire ubwoba. Dore umugabo disi kuva na kera yabaga arimo ararinda umukobwa, ahubwo umukobwa nyine yaramukekaga, kandi Ryan ahubwo bosi we niwe washakaga kuba yamwica. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati nyuma yaho ibintu byose bimeze neza. Umugabo yese asinzira aragafinina. Dore niko yese asinzira. Tayari dore nuko nguko ibintu byarangiye by'umugabo. Ibintu banza bitagenze neza, cyangwa se ibintu byiwe banza bitagenze neza. Ubwo ku rundi ruhande barimo baratwereka umukobwa
umukobwa nuko nguko ahagaze, ibintu bimeze gute? Tayari dore nuko nguko arimo arareba, ari kwa muganga, aho mu cyumba nyine ibintu barimo barabikorera cyangwa se umugabo barimo baramwitaho, niba ari buze kuba yakira, niba ibintu biri bugende neza, ibyo ngibyo simbizi, ariko umukobwa agahinda ko kamwishe, agahinda kamufashe, agahinda kamukubise, ibintu byamucanze, ibyanamurenze. Aho ngaho hari urimo uramuhamagara ati Miss yawe, ntugire ikibazo cyangwa se ntuhangayike, ndakeka ko ibintu biri buze kuba byamera neza. Iriya ntuze cyangwa se nyine kuriya gukomereka kwiye ntabwo biri seriye cyangwa se nyine ntabwo bikomeye cyane, ibyafashe ku binure ntabwo ari cyane, araza kuba yamera neza, dogiteri araza kuba yamwitaho, ibintu byose biraza kuba byamera neza cyane. Abapolisi nyine niko batangiye kubamubwira ati ibintu byose biramera neza, undi agatangira kuba yavuga ati byose birimo biraterwa nanjye, agiye kuba yapfa kubera njyewe, yampangayikiye kubera njyewe, ibi byose yatabikora mba napfuye, basi wenda we ntagire ikintu aba. Umupolisi nyine arimo arabyumva, umukobwa arimo arishinza ko kuba nyine uriya mugabo yahuye n'uruva gusenya ari ukubera we, iyo bitaza kuba ari we ibi byose biba bitabaye. Agatangira kuba yavuga ati Ryan yarambeshye, Ryan yarambeshye. Ubwo umupolisi nyine nta kindi kintu nyine yakubwira, yatangira kuba yakirebera gutyo gusa, undi agatangira kuba yavuga ati none se ibyo bintu ni ibiki? Njyewe ko njye ntabwo ndimo ndabimenya, ibintu mwatubwiye cyangwa se nyine ibintu wari urimo uratubwira, umuntu wakuzanye cyangwa se taxi yakuzanye ninde wari uyitwaye? Watubwiye ko ari Ryan wari uyitwaye, ni nawe wagerageje kuba yakwataka kuri hoteli? Umupolisi nicyo kintu yatangiye kuba yamubaza niba ari we wagerageje kuba yamwataka kuri hoteli. Yaramubwiye ati tubwire cyangwa se mbwira. Undi niko yatangiye kuba yavuga ati yigo, ibintu byose nanjye birimo birancanga cyangwa se bimeze nk'ibanga, sindamenya kuko bose baje bipfutse, ariko sindamenya wari waje kunyataka n'uwanzanye kuri hoteli, sindabamenya kubatandukanya. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine arimo aravuga, undi yaravuze ati ndumva ibintu bicanganye, rero tugomba kuba twamenya niba koko Ryan ari we muntu yashakaga kuba yakica cyangwa se niba ari we gipimo yashakaga kuba yakica wenyine, tugomba kuba twabimenya. Umukobwa niko yavuze, undi agatangira kuba yavuga ati nta bimenyetso muri kano kanya dufite ko yari arimo aragerageza kuba yakwica cyangwa se nyine yashakaga kuba yakwica ari nawe mwicanyi w'abakobwa, nta bimenyetso twari twabona, ariko nyine nibiboneka ibintu byose bizaba byamera neza. Ubwo aho ngaho kwa muganga bafite ukuntu nyine iyo muntu ari mu byago bya danje bashyiraho nyine ibimenyetso byabyo, yanabivamo nyine bagahita bashyiraho ibindi bimenyetso. Tayari aho ngaho abaganga bari bamaze kuba bakora akazi kabo. Dore aho ngaho hari uwasohotse, umukobwa yihebye, dore nuko nguko arimo arareba ibintu. Yatangiye kuba yaza yirukanka asanga muganga arimo aramubwira ati dogiteri we, mbwira bimeze gute, ibimeze gute, mbwira byagenze gute. Umukobwa disi yamenye ko nyine uriya mugabo yazaga hari yaje kuba yamuburira ibintu bosi wagiye kuba yamukorera. Undi yaramubwiye ati ibintu byose bimeze neza, nubwo yatakaje amaraso menshi ariko akenewe kuba yabanza kuruhuka. Nubwo yatakaje amaraso menshi akeneye kubanza kuba yaruhuka. Umugabo nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, agatangira ati rero ashobora kuba nyine yagiramo twa infection, ariko nyine nibyo bintu turimo turatunganya cyangwa se turimo turitaho, ibintu byose biramera neza. Umukobwa yese atangira kuba yavuga turakoze cyane muganga, urakoze cyane. Umukobwa nyine yatangiye kuba yashimira muganga. Ubwo ku rundi ruhande umukobwa nuko nguko yaje igihe kimaje kuba cyacaho nyine umuhungu yabyo akiri kwa muganga. Dore nuko nguko ibintu bimeze, ariko nyine imujye mugira neza. Dore nk'ukuntu uyu nguyu bamushinzaga ibintu, ariko nyuma y'igihe bikaza kuba byagaragara ko yarenganaga. Umukobwa rero nuko nguko byagenze, yabibonye mukunga byutse atangira kuba yavuga ati Samu we, urabyutse. Ubwo umugabo nuko nguko yabyutse, undi arimo aramubaza tumeze neza. Dore umugabo nuko nguko arimo arareba, agatangira kuba yamubaza ati umeze gute. Umukobwa nyine arimo arabaza, yagerageje kuba yamwitayeho na mbere hose. Ese uyu muntu wamwitura iki? Umuntu yakwitayeho ni iki kintu wakwitura umuntu wakwitayeho nk'uko? Dore umukobwa disi yatangiye kuba yamwitaho gake cyangwa umuntu nawe wagerageje kuba yamwitaho. Dore nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati haguruka. Akacu nuko nguko nyine karangiye. Uwakuyemo inyigisho yayikuyemo, n'utayikuyemo nyine ntiyayikuyemo. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, warakoze kuba wahaba. Dore nuko nguko karangiye, ariko muzibuke kuba mwagaruka gushimira. Imbere yuko tugasoza, reka mbe nagusaba akantu gatoya. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora,
ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye, cyangwa se wayibonye iramutse yaragushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace sore ubu turayisoje, ahubwo tugomba kuba twatangira indi nkuru vuba vuba, nta gutinza. Bye bye.